turabasuhuza nshuti bakunzi bacu mwebwe mutahwema kubana natwe umunsi ku munsi, abataherukaga kutwumva cyangwa se abaje vuba, tunejejwe n'Imana mu mitima yacu kubwo kubakira. Muhawe ikaze aha ni mu rugo, umuryango w'abubaha Imana kandi w'inshuti z'umusaraba, aho dusangira iby'umwuka, tugasangira ibyubaka ubugingo, ibyubaka umubiri, ibyubaka sosiyete. Donc tuhari kubw'umugambi w'Imana, turabishimiye. Channel ni Stella ninjye wa mugore. Tubahaye ikaze, munezerwe, mwiyumvemo ikaze, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro tubategurira. Abahamaze iminsi rero mu mpande enye z'isi aho muherereye, twabasezeranyije abatumirwa. Uyu munsi murabibona, turishimye cyane, dutewe iteka, duhawe umugisha n'Imana kwakira umukozi w'Imana, umubyeyi mwiza wambaye neza, muramubona, umunyarwandakazi, umuvugabutumwa bwiza. Turishimye cyane kubwo kumuha ikaze mu muryango, mu rugo. Ni inshuti mu bisanzwe kandi n'umuvandimwe, ariko ni ubwa mbere ageze hano. Rero bamuzi nk'umukozi w'Imana, mwabanye mu buzima butandukanye, mu biterane bitandukanye, mu makonseri, mu ivugabutumwa, arazwi mu gihugu cy'u Rwanda. Nagira ngo tumwakire kandi turakwishimiye, turanezerewe kubwo kubana nawe. Ikaze rero, aha wageze ni kuri Stella ninjye wa mugore. Abakunzi baranezerewe cyane, ndabizi, ndi kubyiyumvamo. Mu mpande enye z'isi aho muherereye mudukurikiye kubw'ubutumwa bwiza, turabanezerewe. Reka tukwakire, uratangira ubibwira nk'umuhanzi, hanyuma ubibwire neza nk'umuntu uje bwa mbere. Karibu mu izina rya Yesu. Humura witinya, yewe Yakobo, wa munyorogotowe, dore sinaguciye. Jyewe ubwanjye Uwiteka, nijye uzagutabara, ngufate ukuboko, ushyire mu mahoro. Amen. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Yego. Amahoro y'Imana nawe murimo. Amen. Nitwa Mutuyimana Leonire. Yego. Umubyeyi ubyaye gatatu, umuhungu umwe n'abakobwa babiri. Imana ishimwe cyane. Umurimo w'Imana nawe utangiye ndi umukobwa, benshi munzi nkiri umukobwa. Ubu rero mwongeye kumva noneho ndi umubyeyi mbyaye gatatu. Imana ishimwe. Ibise najyaga mbiririmba ntabizi, ntarabimenya. Benshi mukambaza ngo kubivuga nk'umuntu ubizi neza, tuba tubona ubivuga udategwa, utanaseka, mbese ukabivuga nk'umuntu ubizi. Waba ubiziho? Abasubiza ngo nuba afite ibyiringiro byo kuzabimenya. Imana ishimwe rero, noneho nsigaye ndivuga mbizi neza. Imana ishimwe cyane. Turashima Imana. Ibise waje kubyumva nk'umubyeyi, nka mama w'abahungu n'abakobwa, ako kantu urakavuze binyibutsa kera, ariko Imana ni umubyeyi. Imana nihimbazwe ko ikutuzaniye, turakwishimiye, turakunezerewe. Uhise utangira kumpa uburyohe bw'ikiganiro, twibutsa iminsi yacu ya kera. Twakoranye umurimo w'Imana guhera kera turi abakobwa, Imana iradushyigikira, iratwubakira. Rero ndanezerewe cyane kukwakira hamwe n'umuryango wanjye turi kumwe. Aba bakunzi banjye tubana umunsi ku munsi, mbita umuryango, ni umugisha kuri njye, mba numva nezerewe. Rero ubu tuguhaye ikaze, wa mugani uraje utubwire mu by'ukuri, udusangize, uduhe imbaraga z'ibise, noneho nk'umuntu wabigezemo ukabigeramo bwa mbere. Harya iyo ni indirimbo yari iri kuri volume ya kangahe? Iyo ndirimbo yari iri kuri volume ya mbere. Yego. Niyo yitirirwaga volume ya mbere nyine. Okay. Ubundi yitwaga Witinya. Nuko nyine abantu benshi bumvisha ibise. Yego. None gitumye ibise bigufata bakayita ibise, abandi bakayita Yakobo wa munyorogotowe. Yego. Mbese buri muntu yagiye ayita izina bitewe n'uko yafashijwe. Mu isi ya muzika bibaho, umuntu andika indirimbo akayita izina, ariko sosiyete yayumva nayo ikaba yayihindura. Burya nanjye ninjye wa mugore yatangiye yitwa Mashimwe, ako bigezemo hagati iza guhinduka ninjye wa mugore. Ninjye wa mugore, riba ninjye wa mugore, bigeraho rirampama, iyo ndyambaye mba numva ari imbereye. Ndashimira Imana yangize umugore, ndashimira Imana ko yanyizeye ikumva ko narerera Imana, nkarerera igihugu, nkarerera n'umuryango, nkarerera n'itorero. Rero riraryoshye. Imana ihimbazwe ko yatugize abagore. Nawe uri umugore? Haleluya! Imana ishimwe.
aha reka dukomereza mba mbibona. Haleluya. Ni ukugira gutya tukabasuhuza. Yes, turanezerewe, turabishimira Imana yatugiriye neza ikatugira abamama, kandi n'umugisha udasanzwe. Hari abantu tungana, hari n'abo turuta, hari n'abaturuta bagiye bava muri ubu buzima batabaye abamama. Icyo ni Imana yabahitiyemo, ni Imana yatekereje, kandi mu by'Imana ikora ntacyo twakritika kirimo. Yes, nta wayibaza ngo bigenje. Kandi uretse n'ibyo kubakunda Imana ubundi ibintu byose. Haleluya. Iryo jambo ndarikunda. Ibintu bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza, mujye mureka tubyakire. Hari igihe twebwe mu ruhande rw'abantu tuba twumva atari ko byakagenze, tukumva hari ayandi mahitamo twari dufite, ariko ku murimo w'Imana, ku murimo w'intoki z'Imana, ku mugambi w'Imana, no comment. Ntacyo warenzaho, ibintu utahagarika, ibintu utaburizamo, ibintu utasubika, isufi ko tubyakira. Ubundi Imana ikora ibintu ishatse. Yego. Ku muntu wayishatse. Haleluya. Mu gihe ishatse. Ikanabikorera ahantu ishatse. Rero Imana ishimwe ko yatwemeye. Amen. Mu gihe ishatse twabaye ababyeyi. Mu gihe ishatse gutinda kubyara birashoboka. Mu gihe ishatse kubyara birashoboka. Mu gihe ishatse uyu mwanya turimo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'amahoro. Turashimira Imana rero ko yaduhisemo, turashimira Imana ko yatwemeye. Hamwe n'ibyo muri izi nshuro zose ubyaye ugiye kudusangiza, ariko iyo ndirimbo banza uyituririmbira ubundi neza. Uririmbe ku gace gashoboka ko turi buze gukora ibindi wenda byakora yantu umuntu naho yazibona, ariko banza uturirimbira indirimbo itangira wayisibise. Ibise bifata umuntu, umugore ugiye kubyara akaramukwa. Duhaye makuru udusangize, urabanza indirimbo yituririmbire kugera aho wumva umwuka kubwiye kugera, hanyuma nurangiza unadusangize ni butumwa ki washakaga gutanga, bishatse kuvuga iki ku muntu wumvise iyi ndirimbo. Ni iki gitumye ibise bigufata ukaba wihebye nk'umugore uri kunda? Mbese ujya wibuka yuko kera utarabaho, Imana yo mu ijuru yo yari izi kuzabaho. Iminsi yo kubaho kwawe itaravaho n'umwe yari yanditse mu gitabo cy'Imana Data. Imibereho yawe ntabwo yayitunguye, ubuzima bwawe ntabwo ari impanuka ku Mana. Humura witinya yewe Yakobo, wa munyorogoto wewe yasinagutaye. Jyewe ubwanjye Uwiteka ninjye uzagutabara, gufata ukuboko gushyire mu mahoro. Iyo yari kubona nubwo iguteye ubwoba, niruta Yorodani wambutse n'amaguru, iruta inyanja itukura yakamye ubireba, Abanyegiputa bose bagashiriramo. Subiza amaso inyuma wibuka aho wavuye, bariyo migisha yose Imana yaguhaye. Iyakoze biriya izakora n'ibindi, ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane. Humura witinya yewe Yakobo, wa munyorogoto we dore sinaguciye. Jyewe ubwanjye Uwiteka ninjye uzagutabara, gufata ukuboko gushyire mu mahoro. Amen. Mbega amagambo meza. Humura. Kiravuga ngo ibyo ubona ntabwo ari ryo herezo ry'urugendo. Akumbabarira ku kantu tukaririmbi. Abantu badukurikiye hari ibintu barimo babona. Wasanga bajyaga bibeshya bakagira ngo ni ryo herezo ry'urugendo, ariko urugendo rw'abubaha Imana ruracyakomeje. Aka kantu karamfashije kuruta mbere. Haleluya. Imana ishimwe ko ibintu turimo tubona atari ryo herezo. Ubuzima bugoye si ryo herezo. Ubukene waba urimo none si ryo herezo. Kubura amahoro mu muryango si ryo herezo. Imana ishimwe. Gukinga kw'insengero si ryo herezo.
Imana ishimwe ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Amen. Ako kantu mbabarira nkwinginge umeshe umugisha ukandirimbire, wasanga hari umuvandimwe wanjye wari uhagaze ngiye mu ruhande rwanjye, ntabwo ari iryo herezo ry'urugendo, aho ngaho siho baturira imitwaro, hahirwa uwihangana akageza imperuka, namara kwemerwa nambikwa ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yasezeranije abayikunda, y'ukurye kandi urugendo rurakomeje. Ibyo ubona ntabwo ari iryo herezo ry'urugendo, aho ngaho siho baturira imitwaro, hahirwa uwihangana akageza imperuka, namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yasezeranije abayikunda, by'ukurya kandi urugendo rurakomeje. Imana ishimwe cyane. Tukuzaniye amakuru avuga ngo iryo ntabwo ari ryo herezo ry'urugendo. Birashoboka ko uri murarurira, birashoboka ko ufite ibigukuye umutima, birashoboka ko ufite ibirimo kuguca intege, birashoboka ko hari ibirimo bigusumira bishaka kugusubiza inyuma mu rugendo, ariko aho ngaho si ryo herezo ry'urugendo. Subiza amaso inyuma wibuke. Imana ishimwe. Hari ibyo Imana yakoze by'imbaraga kandi by'ubutwari imitima yacu itazibagirwa. Iyo dusubije amaso inyuma tukibuka ibyo Imana yakoze, bitubera iteme, niko mbitekereza nawe nuko bikubera iteme uhagararaho ukambuka ugana hakurya mu bundi bwiza Imana yasezeranyije abayikunda. Byukurye kandi ubyukunywe. Imana idufitiye impamba. Aleluya. Imana idufitiye impamba, uburyo bwatuma umuntu abyuka akarya kandi akongera akanywa, akagwiza imbaraga z'umutima, akagwiza imbaraga z'umubiri, urugendo rugakomeza. Ndafashijwe. Imana iguha umugisha kubwira ijambo, Imana iguha umugisha kubw'iyi ndirimbo, yakoze umurimo ukomeye muri iki gihugu ndetse no hanze. Imana ihimbazwe ko igitunyuzamo iby'umugisha kandi iby'umumaro, ikanyuza isoko idakama hagati muri twebwe, kugira ngo imitima y'abera yongere ihembuke, abari baguye isari, abari banyotewe n'ubutumwa bwiza bakongera guhembuka. Imana ihimbazwe. Leoni, Imana iguha umugisha. Wakoze umurimo w'Imana mu gihe gikomeye. Ndagira ngo umfashe na bene data babyumve, tugereranye ivugabutumwa rya kiriya gihe muri biriya bihe byatambutse, turigereranye n'ivugabutumwa ry'ubu. Muri uyu mwaka duhere muri 2005 cyangwa 2007 cyangwa 2008. Iyo ugereranyije ivugabutumwa ryo muri 2008 n'ivugabutumwa ryo muri 2021, duha ishusho utubwira uti biba bimeze gutya mu by'ubwami. Ntabwo byoroshye. Yego. Pawulo niwe wigeze yandikira Timoteyo aramubwira ngo mu minsi y'imperuka ngo umubimenye ko hazaba hari ibihe birushye, igihe abantu benshi bazaba bikunze, bakunze intiya kandi bakunze ibibanezeza kurusha gukunda Imana. Iki gihe turimo ni igihe usanga abantu bakunze ibibanezeza kuruta gukunda Imana. Kiriya gihe tugitangiriye umurimo twari dufite urukundo rwinshi, twari dukunze Imana. Memo nabo twabwirizaga ubutumwa bwiza bari bafite imitima ikangukiye cyane gushaka Uwiteka, ku buryo wajyaga imbere y'iteraniro wabwiriza, uretse ko twatangiye turirimbira kuri disikete kandi ukaririmba umwuka wera akamanuka, abantu bakuzuzwa umwuka wera. Mu byumba by'amasengesho ahantu hatabaga imiziki, umuntu akajya yanyotewe, ukanaririmba live nta n'icyuma kinahari kandi ingoma y'uruhu bikaza ingoma y'uruhu mukuzuzwa umwuka wera. Noneho ubu ngubu rero ntutinye ko mu iteraniro tuba turi mu iteraniro mu rusengero, usibye ko ubu zifunze, ariko ugasanga umuntu ari mu rusengero ari no kuri WhatsApp. Nimba uri kuririmba atafashijwe cyangwa uri kubwiriza atafashijwe, agahita ajya kwisubiza abantu bamwandikiye, atabonye umwanya wo gusubiza, mbese ubwo agaprofita okaziyo yo gusubiza abantu, atabonye umwanya wo gusubiza cyangwa wo guha gahunda abo bari bube bazifitanye mu kanya iteraniro nirirangira. Ukareba ugasanga
ni nyine n'icyayi ni ya minsi y'imperuka Pawulo yavuze. Ni nako Hakizimana ari ngo tugeze mu bihe bibi. minsi y'ubuhenebere, minsi abantu batanyotewe. Ariko se koko mu by'ukuri Imana ko nta kintu itakoze muri iyo myaka? Hari abantu bari bashonje ubu babonye ibiryo, hari abantu bari bambaye ubusa ubu babonye imyenda. Muri iyo myaka hari abantu bari barabuze akazi ubu bakabonye, hari abantu bari barabuze imibereho, hari abatagiraga aho kuba ubu barahafite, hari abiberaga mu buvumo none ubu bafite aho kuba. akajya kubwiriza ubutumwa bwiza mu rusengero, avuye mu buvumo ari bunave mu rusengero akabutahamo. Mbese mu by'ukuri ubu nicyo gihe cyiza cyo kunamuka, cyangwa ubwo nicyo gihe cyiza cyo gukorera Imana? Ubundi cyari cyo gihe cyiza cyo gukorera Imana, ariko nyine nuko turi muri cya gihe cy'imperuka, abantu bari gukunda ibibanezeza cyane kuruta gukunda Imana. Yego, ni cyo kibazo gusa dufite. Usanga umwanya twakoreshaga munini wo gushaka Uwiteka, nawe nushaka uzikorereho ubushakashatsi cyangwa ukorere ubushakashatsi kubo wari uzi twajyaga dusengana muri kiriya gihe. Urebe umwanya wajyaga umara usoma ijambo ry'Imana, ukompare n'ubu ngubu. Urebe ibihe wajyaga ufata, none se ko twajyaga dufata iminsi 7 umuntu akajya mu buvumo agasenga Imana iminsi 7. Uretse ko wenda ubundi imbere y'Imana n'abari kutwumva babimenye, nta rwitwazo ruhari. Ngubwo ngwirinde ngo nahise ndi umukobwa, ngo none ubwo mbyaye 3 senga abana ngo nabasiga ngo nkajya gusenga. Umuririmbyi aririmba ku byo gusenga yaravuze ngo niyambuye umubiri upfa, ayiwe nambaye kudapfiteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. niyambuye umubiri upfa, niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfiteka yo, nambaye kudapfiteka, ubwo nibwo nzasezera, nzasezera ayiwe ku bihe byiza byo gusenga. Ibihe nsenga Uwiteka, yewe bijya bimara umubabaro, ayiwe binyigizaho Yesu ari, ayiwe Imana ishimwe muganyira ibyo nkena byose. Mu bihe by'umubabaro, ayiwe mu bihe by'umubabaro, bimumuriza ibyo ngibyo bimumuriza umutima, zera nanjye ku bihe byiza, ayiwe ku bihe byiza byo gusenga. Ndabikunda ibyo bihe byiza byo gusenga, biduha imbaraga bino bihe byiza byo gusenga. Tubikunde ibi bihe byiza byo gusenga, biradukomeza ibi bihe byiza byo gusenga. Haleluya, ibihe byiza byo gusenga, ayiwe ibihe byiza byo gusenga, ku bihe byiza byo gusenga. Imana ishimwe. Uzi ko nsanze abantu benshi baragabanukiye kubera kutagira ibihe byiza byo gusenga. Na nubwo ikigoye ari iminsi myinshi Imana idufata, ntabwo icy'ingenzi ku Mana ntabwo ari iminsi myinshi tuzafata twicaye hamwe ngo turimo gusenga, ahubwo umutima tuzana imbere y'Imana, inzara n'inyota. Ngo n'umwana mutoya uzi gusenga Imana ntago azagira ubwoba, azafashwa n'iki? Azafashwa no gusenga. Ntabwo rero gusenga bisaba kuba wafata iyo ngiyi 7 ngo ugende ujye kwicara mu buvumo, ntabwo aricyo kibazo. Usize urubyaro n'umugabo. Ubundi ijya kurishera ku rugo ugomba kubahiriza inshingano, ariko ukahera imbuto, ukazirikana neza yuko kuba ufite izo nshingano bidakuraho ibihe byo gusenga. Kuko uyu muririmbyi wari warahishuriye iri banga yaravuze ngo niyambura uyu mubiri upfa, namaze kwambara kudapfa, icyo gihe cyonyine nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Urakoze cyane. Ariko ubu tukiri mu isi bwo turacyafashe igihe mu ntambara, ntabwo twagira amahoro asesuye tukigendera mu isi. Kandi ijambo ry'Imana ryo riratubwira ngo umuntu ucyambaye umwambaro w'intambara yoye kwirata nk'umuntu uwikuyemo atabarutse. Imana ishimwe cyane. Uracyari mu ntambara rero, uracyafashe igihe mu ntambara, upfa kuba ugihumeka have uretse gusezera ku bihe byiza byo gusenga. Njya nkunda kubabwira
namwe reka mbibabwire cyane ko ari ubwa mbere tubonanye ngo uko wicara uri kufungura ku meza inshuro ufungura ku munsi niwo uzizi, niba ari rimwe niba ari kabiri niba ari gatatu simbizi niwo uzizi, ariko n'uzajya ujya kwicara ugiye gufungura niba ari mu gitondo uri gufata ibya mu gitondo ujye umenya yuko uri kugaburira uyu mubiri w'inyuma, uzirikane ko hari n'undi w'imbere nawe ukeneye gufungura kugira ngo abeho. Uwo ngo w'imbere rero iyo utamwitayeho ukagaburira uyu w'inyuma gusa nyine urabyibuha tu, ariko wa wundi w'imbere akagenda akarwara bwaki, muzakora urugendo shuri mujye kureba abana barwaye bwaki ukuntu baba bameze, hanyuma nurangiza wikoreho ubushakashatsi urebe wa muntu wawe w'imbere niba akibona intungabugingo, niba akibona intungamubiri zigomba kumutunga kugira ngo nawe abashishe. Uko uri gushishisha uyu nguyu w'inyuma ujye uzirikana ko n'uw'imbere nawe akeneye gushisha. Ibyo nabyo nibanga ujye urizirikana. Niwicara uri gufata ibya mu gitondo ujye umenya ngo n'umuntu w'imbere nawe nibura ufate nk'iminota yaba 10 yaba ari ngahe nubwo yabibirire Imana yakumva utunga wa muntu. Haleluya. Ariko ikibazo ubona imbere tukijya mu rusengero hano bajyaga bazibikura ariko bagiye mu rusengero agakora akavumbi mwami Imana twigisha kaza mu rusengero. None rero nta naho tukiye zarabitswe niba none tuzazibikura zarazanye n'uruhumbu ntumbaze. Niyo mpamvu duhari kugira ngo Imana iduhe mwuka w'ubwenge, tubibutse kandi tuganire ibyubaka ubugingo, uko ubugingo nibwo buzabona Imana. Rero Imana ikomeze idufashe. Ngiye mbona ahubwo iki gihe ari cyo gihe cyiza cyo gusenga, nicyo gihe kuko ibirushya ni byinshi. Uri mu mirimo iwawe wasenga wamesa uri gusenga kandi ukuzura umwuka wera, wakoza ibyombo uri gusenga ukawuzuza. Muzabwira abantu bakijijwe mbere babaho ubuhamya. Abadiyakoni babaga bari mu gikoni atabonye uburyo bwo kuza mu rusengero hari korari yabasuye, akaba ari kubyoza avuga ati Uwiteka Imana Nyiringabo ubwo ugenderera abari mu itorero abandi nanjye ntunsige, akuzurira umwuka wera mu gikoni bakanahanurira mu gikoni. Urumva? Ariko uyu munsi nyine bihe by'imperuka, ariko ibiturangaza abanza byarabaye byinshi ahari yo mpamvu. Iyo si impamvu yatuma abantu batakaza ubugingo. None se rero ni nk'umuntu w'umubyeyi, ubu hano mfite abavandimwe badukurikiye urubyiruko babibaza bati tukiri abakobwa twari dukijijwe, tumaze no kuba abamama turagumya turakizwa, n'imbaraga ki zisunika umwana w'umukobwa agakurira mu nzu y'Imana, ibirangaza abandi ntibimukure mu byizerwa, ibisubiza inyuma abandi ntibibakure mu byizerwa. Mbwirira aba bana b'abakobwa badukurikiye cyangwa se n'abasore badukurikiye, ubona ari izihe mbaraga zagiye zidushoboza? Zirahari, kuko ntabwo ari iz'ibijumba n'ibishyimbo twaryaga, ahubwo hari izindi mbaraga. Aba bana ko barimo kuvukira mu iterambere, aho ibintu bibahamagara ari byinshi, umuntu yabaha murage ki? Umuntu yabaha nama ki? Uburyo butuma umwana akura ari umwana ushimwa n'Imana, Bibiliya niko ivuga, ari umwana ushimwa n'Imana, ashimwa n'abantu, uburyo butuma abera umugisha umuryango. Rero inshuti zacu mudukurikiye kandi bene data, ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo dushakashake uko twamenya ibyo umwami wacu ashima. Imana iduhamagara niyo kwizerwa mu by'ukuri, imigambi myiza idufiteho iracyakomeje. Ibyo yatuvuze no kubikora izabikora, n'ibyo itavuze kandi burya si ngombwa ko ivuga. Imana iyo ishatse ni kubw'ubuntu bwinshi bundi duhera ubuntu n'ubuntu bw'Imana. Rero ikintu gituma umuntu iyi nzira ayikomeza ntakambike ibirenge nta kindi, nicyo nahoze mvuga, ibihe byiza byo gusenga. Mumfashe kandi mumbabarire, mubigerageze dukunde gusenga. Ndi kubabazwa cyane nuko gusenga, uyu muco wo gusenga usigaye waracitse mu bantu b'Imana, kandi ariho hantu honyine ubundi duhurira n'Imana. Imana duhurira nayo mu bihe byiza byo gusenga, kuko ni umutima w'umuntu. Uriya muririmbyi yari yamaze gutekereza ku bihe byiza, avuga ngo umutima w'umuntu niwe uzamuka ukajya imbere y'Imana ugakomanga urugi ufite gahunda yo kureba Imana, kandi bene uwo nguwo ntabwo Imana ijya ubusuzugura.
rero reka imitima yacu yongere ikangukire gushaka Uwiteka. Ibyiza byo gusenga, mukunde gusenga. Nimukunda gusenga, umusore unkurikiye, umukobwa, mubyeyi, mugabo, mukecuru, umusaza, mu busaza bwawe, mu busore bwawe, mu bukumi bwawe, nukunda gusenga, ni akabando kazagusindagiza. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo abakiranutsi bazagenda bashisha nk'umukindo, bazashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni, ngo no mu busaza bwabo kandi bazagira amakakama n'itoto. Nta kindi kintu kizatuma ibyo ngibyo bibaho, nibakunda, nibakomeza gukunda ibyo byiza byo gusenga, bakagumya bagasabana n'Imana, imigenderanire yabo n'Imana nticike, ntihagire ikiyikuraho. Imana ishimwe. Yego, ibyo bizabafasha. Icya kabiri, gusenga ubijyanisha no gusoma ijambo ry'Imana. Nibijyanishije no gusoma ijambo ry'Imana, niwo mutsima utunga ubugingo, niwo mutsima utunga wa muntu wacu w'imbere, kugira ngo atananuka, atarwara bwaki, ugasanga arahenebereye, ararangiye. Iri jambo murikunde. Usenge, usome ijambo ry'Imana, uyizeye. Kwizera, gusenga ufite kwizera. Kandi nanone burya gusenga kutagira kwizera, umwe niwe wahise abigereranya nko kurashisha indege umwambi. Ukabona indege hariya, ugafata umuheto ugatamika umwambi uzi kuri buyimanure hariya hejuru. Ugomba gusenga ariko ufite no kwizera, hanyuma ugasoma n'ijambo ry'Imana. Hamwe ibi bintu ubundi uko ari biruzuzanya kandi bikagenda bihamagara ibindi bigenda biziraho. Ari izi impano z'Umwuka Wera, nta handi hantu wahurira n'Imana ngo izigwe. Niyo zaba zinakurimo, nta handi hantu wahurira n'Imana ngo kwaka. Izatse izikuze. Kugira ngo impano ikure, ni uko iba yabonye ifumbire, yabonye ibintu biyikuza, yabonye imvura igakura. Urebye niko kuri, kandi koko gusenga ni ubuzima, kandi gusenga ni imibereho. Buriya umuntu wahamagawe n'Imana akaba mu nzu y'Imana asenga, ibyo agenda yumva itandukaniro. Ubuzima busenga n'ubudasenga birumvikana. Imana iguha umugisha. Turacyanezerewe cyane kubana nawe, ariko ndumva hari akantu nyotewe kandi kumva. Ahari bashobora kutwumva bakavuga bati, aba bagore impamvu bari kutubwira kuri barahiriwe, bagiye basenga Imana igahita ibatabara, ibintu byose bigahita bijya mu buryo, ntacyo basaba kabiri. Nyamara twanyuze mu bihe bitoroshye, twanyuze mu bihe bigoye. Uyu mwanya dushobora kuba dutaramanye n'umuntu ushobora kuba ahagaze ku musozi wo gusengera icyifuzo imyaka myinshi. Dusangize nko ku buhamya gatoya, kuko uri mu bantu Imana yakoresheje iby'imbaraga n'iby'ubutwari, kandi mu gihe cyawe na n'ubu ngubu ugikora. Dusangize nko ku buhamya, utubwire uti, hari ikintu Imana yankoreye ndi mu gusenga, icyo kintu mbona ko amashuri nize atari kugikora, icyo kintu mbona ko umuryango mvukamo utari kukima, icyo kintu mbona ko bitavuye mu mbaraga z'amaboko yanjye. Ihangane mu bintu byiza byinshi Imana yagukoreye. Udusangizeho ubuhamya gato, minota mike cyane, utubwire uti, iki kintu impamvu aba bantu ni abavandimwe bacu, kandi bafite ishyaka, bamaramaje mu mitima yabo kutwigiraho ibyiza, bakabigundira ibibi bakabireka, hanyuma bagakurikira Kristo, bagatumbira umusaraba kugeza ubwo tuzagera imuhero aho tugana. Ariko bakunda cyane iyo bumvise ubuhamya, banezezwa cyane iyo bumvise iby'imbaraga Imana yakoze muri twebwe, bibabera inkomezi, bibabera ikintu cy'igitsikamutima, uburyo butuma banamba ku Mana, bakavuga ngo nubwo byagenda gutya, nubwo bitagenda gutya, ntabwo tuzava ku Mana iyatabaye Leonire, iyatabaye Stella, iyatabaye kanaka na kanaka, natwe reka tuyinambeho izadutabara. Yego, amen. Aba bantu rero, bene data, mutegereje Imana igihe kirekire. Yego, ariko ikaba ikiri gutunganya, ikiri kubitunganya. Haleluya. Ntabwo yakuretse, nta nubwo yakwibagiwe. Yego, ariko ubundi mu magambo make, hari indirimbo, reka indirimbo wenda gateka. Yego, birajyanye cyangwa karefure kamwe. It's okay. Urebye kanaba kanakubiyemo ako kantu kameze ariko kubahumuriza. Yego, ndagira ngo nkumenyeshe yuko ubundi ugihumeka haba hakiriho ibyiringiro. haleluya. Ijambo ry'Imana rijya rimbwira ngo ushobora kurarurira, Haleluya. ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Imana ishimwe cyane. Ntabwo rero Imana yakuretse,
haleluya haleluya haleluya. Imana itayumvise, ahubwo umugambi wayo ku buzima bwawe n'ubundi uracyakomeje. Imana ishimwe. Iyo umuntu agihumeka haba hakiriho ibyiringiro. Umuntu akiri muzima haba hakiriho ibyiringiro. Ku muntu ugifite uyu mwuka mu mazuru haba hakiriho ibyiringiro. Ku muntu utarava mu mubiri haba hakiriho ibyiringiro. Ikibumbano mu ntoki z'umubumbyi nicyamubaza ngo mbese wambumbye ute? Ahubwo umubumbyi niwe ukigenera uko akibumba. Natwe turi ibibumbano mu ntoki z'Imana yacu. Niyo yica kandi igakiza, ishyira ikuzimu kandi igakurayo, irakenesha kandi igakenura, ikura abakene hasi mu mukungugu, ishyira hejuru abatindi bakuye ku cyavu, kugira ngo bicarane n'ibikomangoma. Ishyira hejuru abatindi bakuye ku cyavu, kugira ngo bicarane n'ibikomangoma. Haleluya. Igihe umuntu agihumeka haba hakiriho ibyiringiro. Ku muntu ukiri muzima haba hakiriho ibyiringiro. Ku muntu ugifite uyu mwuka mu mazuru haba hakiriho ibyiringiro. Ku muntu utarava mu mubiri haba hakiriho ibyiringiro. Amen. Ntabwo najya kure y'aho ngaho. Wowe upfa kuba ugihumeka ntutakaze ibyiringiro. Ubutabazi bw'Imana humura buzakugeraho. Imana ishimwe. Imana iracyakomeje gukora umugambi wayo ku buzima bwawe, uracyakomeje. Imana ishimwe. Njye nagize umugisha wo kuvukira muri famiye ikijijwe rero. Hanyuma nkunda iyo abantu bamajije ubuhamya bitababwira ngo nyine navutse nsanga iwacu bakijijwe nanjye ndakizwa. Ndakizwa nyine. Kandi n'ubu numva nkikijijwe. Nta mugambi wo kugomera Imana nkana mfite. Numva nta mugambi wo gutandika ibirenge ngo mve muri ibintu by'Imana njye mu bindi, cyane ko nta bindi bintu biryoshye nk'ibindi wabona. Babikura yose ibintu biryoshye nk'ibi. Imana igaburira umuntu, ibirera imfubyi zigakura zikiga zikarangiza zikazunuza. Imana yaduhetse ikadukuza. Ijambo ryayo ko rimbwira ngo turaba yaduteruye tukivuka. Tukivuka iraduterura iraduheka. Na n'ubu ikiduhetse kandi imvi zizarinda ziba uruyenzi. Imana ikiduhetse. Imana ishimwe. Rero data ndumva yaraciyeho mfite imyaka nk'umunani, urumva nari nkiri mutoya. Imana rero muri ubwo buzima irankoza kugeza uyu munsi. Yego. Gusa ishimwe rirenze iryo ntibeshye. Rirafatika ariko nashakaga kimwe mu bintu Imana yakoze ukabibona ko bivuye mu mbaraga z'amasengesho. Gisangiza abera bongere bakomere, bongere bahumure, bongere biyumvemo ko Imana ari intwari. Ubundi nakundaga kwiga. Yego. Mu buto bwanjye kundirwa ko natangiye kwiga. Nkurikira abandi bana bato bakuru bagiye ku ishuri. Noneho bakurikira bakangarura. Gusindakura nyine. Urageze igihe. Gusindageze igihe kandi nkumva ndabikunze. Umunsi umwe imirima bahingaga yari hafi y'amashuri yari yegeranye n'ubundi n'umurenge. Ngenda ngiye kureba umwana. Noneho umwana ndamusiga nanjye nigira ku murenge ko byari byegeranye n'ubundi. Icyo gihe bakonse arambaza ati se nawe ufite ikibazo ngo wari umunsi w'ibibazo. Ariko wakana ngo ufite ibibazo. Ufite ikibazo uzanye hano ntindagifite gikomeye. Ati giteye gite? Ntungu ubundi ndashaka kwiga. None bambujije kujya kwiga iyo nigendeye barangarura bakankubita. Arangije aramfata bitangira mu ishuri. Abwira mwarimu ngo uyu mwana inje muzanye hano amanuru bahamane tushi. Ubwo ngaho ikanyine.
mu magambo make ajya kwiyama papa umwana niyongera kumubuza kwiga umenye ko no kugufunga nzagufunga umwana wa konsi uzanywe mu ishuri na konsi ahise ntangira kwiga Imana ishimwe niba papa aciyeho mpita mbona ko ubuzima byiringiro birangiye ko ntazongera kwiga ko birangiye Imana rero itagira ibura uko igenza abantu bayubaha kandi igira icyo irema ikanagikomeza yarabiremye yego Imana ishimwe ibyo rero iyo mbitekereje bituma numva nshimye Imana uretse ko njye no mu buzima bwanjye bwa buri munsi n'ubundi ibyo mbona byose bimbaho nk'uku nguku nambaye bikesha nyine Uwiteka amen ishimwe rikomeye ry'iby'imbaraga Imana yakoze turashimira Imana ko ishobora gutuma n'imfubyi ziga zikaminuza Imana ihabwa icyubahiro iyo ngiye gushima Imana njya nkunda kubwira abantu ishimwe ubundi impita kuko utuntu twose ngenda ntubonamo amashimwe ariko nabiterura kera nkiri mu nda ya mama ndi mu nda ya mama nyine urumva ntabyo nari nzi ariko icyatumye mbitekerezaho nkasubiza amaso inyuma nabanye n'umwana ntabwo yari afite aka konyine kandi yari umusore mwiza w'uburanga aka konyine akamfashe uburanga akajya mwitegereza ndamubaza nti se wabaye iki yari azi n'ubwenge cyane arambwira ngo ni ifumbi yamuciye ugutwi mu nda ya nyina avukana ako ngako konyine noneho mpita ntekereza urumva njye nari ndi mukuru icyo gihe naranigaga rwose mpita ntekereza ko nanjye buriya mu nda ya mama naturanye n'ifumbi harimo intambara nyinshi naturanye nazo amezi 9 nkahita mvukana ingingo zose Imana yampagazeho nkazivukana zose mpita numva nishimye urumva noneho mpita nanatekereza yuko buriya inda zasamiwe rimwe niyo navutse mu zose ntizagejeje ku munsi wo kuvuka imbaraga z'Imana ubundi naho ngaho ntangira kuziterurira nkaterura n'ibindi byose byagiye bikurikiraho hanyuma maze kuvuka rero umunsi navutseho impinja zose twavukiye rimwe ntabwo zose zarengeje uwo munsi noneho izagerageje gukura ubu siko bose bakiriho n'abakiriho nabo nyine buri muntu wese ni imbaraga z'Imana byose ubundi byo tubona ngenda mbyigiraho amasomo ngenda mbibonamo imbaraga z'Imana nigeze kujya i Burundi noneho Burundi hora no kubimba wihagarariye mikorofone iri kuri televiziyo ndahagarara ndaririmba ariko ngeze aho ngaho yari indirimbo ngo ninakushukuru Mungu wangu bikoreye kuvuga ngo ninakushukuru iyo tuva amaboko ntayazamuye mwana ninakushukuru Mungu wangu ndabwanira munyihanganire kuba nyazamuye iyo nibutse nahise nterura ishimwe mbabwira ko ndihera aho ngaho ariko kandi iyo mbona nkiyafite nkibuka ko hari abandi uyu munsi simba ndi kubirataho Imana ishimwe ari ukubirataho ariko uyu munsi batakiya n'amashimwe kandi byayabakuyeho nanjye nahuye nabyo turabisikana Imana yahagararaho ntibyayakuraho iyo ngiye kubona nkabona aya maguru yagiye ndahagurutse nteye intambwe Imana igomba amashimwe ko hari umukecuru ejo bundi waryamye nta n'igicurane arwaye bugacya bampamagara ngo kandi nta n'ikibazo yari afite yari umumama rwose mwiza afite imyaka 50 n'ingahe nta kibazo na kimwe yari afite aryama gutya neza agendera ko umugabo akoze saa 7 z'ijoro sinzi ubwo icyo yari agiye kumubwira ngo amurebere asanga hamagara abantu hati muze mundebe baraza basanga nyine byarangiye reka dushimire Imana Imana twari twariganye n'amagara ati mama nyine byarangiye tagenda tujya kumuherekeza urumva imbaraga z'Imana kuri twebwe umunsi ku munsi zirakora ngere no kudetermina ngo ikintu runaka buriya birangora ubunduhije tubyakiriye gutyo ariko bamaze kubona byinshi birenze kimwe njye nabasabiye kimwe ariko bahaye byinshi birenze kimwe tugana ku musozo w'iki kiganiro reka dushimire Imana impano y'ubuzima yaduhaye tuyishimire ibyatubayeho tuyiragize n'ibiri imbere rero Imana yarakoze yego ni umukunzi wacu utaduhemukira Imana ishimwe cyane niyo nshuti nziza mu buzima twatagaza tugahora iteka tubyibutse Imana ihimbazwe turashimye cyane tugushimiye nk'umutumirwa wemeye kuza kubana natwe abakunzi bacu bavandimwe b'umugisha Imana yaduhaye
bagenda bunguka, bagenda baguka baba benshi umunsi ku munsi. Turagusaba utwizeze ko tuzongera tukaguha ikaze ukagaruka kubana natwe. Birashoboka ko bakunze indirimbo zawe, birashoboka ko hari byinshi bakomeje kwibaza, hari tutagezeho kubw'umwanya, ariko reka tugushimire, tugusabe ubarangire ahantu babona ibihangano byawe, hanyuma bakurikire ubutumwa bwiza, tunasenge dusoza. Murakoze cyane. Hanyuma ndi umuririmbyi ubundi, abantu bakeneye izo ndirimbo ujya kuri YouTube ukandikamo Mutuyimana Leonira, inyuma ugashyiraho ta nava Mutuyimana Leonira TV, Mutuyimana Leonira TV. Izo ndirimbo zose zihita ziza n'ijambo ry'Imana, tujya tunyuzaho n'ijambo ry'Imana, byose ku bakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe tuzanira ibyiza. Ngaho dusengere, usabire bene data umugisha, batarakizwa basabire agakiza. Donc isengesho ryo gusoza, dushimira Imana ku bwa byose, kandi Imana iguha umugisha kuza kubana natwe. Amen. Hanyuma birashoboka ko ushobora no gukenera kutuvugisha. Nimero ni 07 8 8 5 1 3 2 4 6. Gusa duhana umugisha. Turagushimiye cyane inshuti nziza. Icyubahiro ni cyawe Kristo. Uri umukunzi wacu udahemuka. Niko umuririmbyi yuzuye umwuka wa yaravuga. Uri umunyembabazi, uri umukunzi udahemuka. Nta warondora imbabazi zawe, nta wagera urukundo rwawe rwinshi rutubeshejeho. Turi abantu waremye, uturemeye imirimo myiza muri Kristo. Imana ishimwe cyane. Ijambo ryawe rikambwira ngo waduteruye tukivuka, uraduhekana n'uyu munsi ukiduhetse, kandi imvi zizarinda ziburiyenje ukiduhetse n'ushimwe. Tunejejwe mu mitima yacu nuko waduhaye aka kanya kugira ngo tuganire na bene data. Muririmbyi wagusaba akanya aravuze ngo mpaka kanya nze nkwegere. Ngo icyo nkeneye ni ukukwegera kugira ngo numve ijambo ryawe. Ibi nabyo tuganiriye byagira icyo bimarira umugenzi ugana iwawe, byakuramo impamba n'urwego byamugeza iwawe. Aramutse akunze gusenga niho honyine duhurira nawe. Aramutse akunze gusoma ijambo ryawe niwo mutima wonyine ubasha gutunga ubugingo. Ibi ngibi byamufasha kuzageza igihe uzagaruka ugasanga ubuzima bwe mu buryo bw'umwuka akiri muzima, adacumbagira, atarasubiye inyuma. Reka rero utwumvishe akijijwe umukomeze, umuhe imbaraga zo kugukunda no kugushakana umwete, kuko ijambo ryawe rambwira ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bose bazambona. Utwumvisha atarakizwa, atarakira agakiza, atarakwakira, ataraguha ikaze mu bugingo bwe ngo umuyobore, reka umufate, umubere umuyobozi, umufate ukuboko ntumurekure, kuko umurekuye yakuvaho rwose. Ariko nyemerera udufate twese utugirire neza, kandi uzanaduha iherezo ryiza. Buri wese mu rwe ruhande abone umugisha uturuka aho uri, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Naho ubutaha nitwongera ko kurarika uzongera uze uganire n'abera. Imana iguha umugisha. Amen.